zitumye nongera kubona iriba amashimwe zitumye nongera kubona iriba amashimwe niwe nkesha umwuzuro w'aya masezerano niwe vuga sinshidikanya yankijije amaganya niwe nkesha umwuzuro w'aya masezerano niwe vuga sinshidikanya yankijije amaganya imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma ku iriba ry'amashimwe Ive murumva ko yiteganyirije kabisa yazanye studio mu rugo reka dukomere Imana amashyi neza kabisa afite ijwi ryiza banza yoba n'umuvugabutumwa cyane aha nyuma ndetse kabiri nabonye neza yawe Mana si rimwe kandi si kabiri Mana nabonye neza yawe ahara arira wahinduye umunezero ahara arira Mbitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'urukundo ngukunda imbere y'ababyeyi imbere y'itorero n'imbere y'abashumba nzakubahisha kandi nzagukunda akaza Imana izabimfashemo amen imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kubona iriba ry'amashimwe zitumye nongera kuvoma ku iriba ry'amashimwe niwe nkesha umwuzuro w'aya masezerano niwe vuga sinshidikanya yankijije amaganya niwe nkesha umwuzuro w'aya masezerano niwe vuga sinshidikanya yankijije amaganya imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma ku iriba ry'amashimwe Ive murumva ko yiteganyirije kabisa yazanye studio mu rugo
reka dukomere Imana amashyi neza kabisa. Afite ijwi ryiza, banza yoba n'umuvugabutumwa cyane. Aha, nyuma y'aya magambo meza mwumvise, Kristo we tukazumanya gutinya ariko dushize amanga. Umwana w'umukristo, umwana w'umurinzi, umwana w'umunyamasengesho. Mu bana bakenzi niwe mwana unyuza mu misizi gusengana n'abasaza. Tugira amasengesho kuwa gatanu mu gitondo, ariko mwamikazi akenshi buri munsi abayari. Turashima Imana rero uyu munsi ko Imana ibashe kumukorera ibirori. Ukwezi kwa gatatu ndibuka yari yambaye umuzara we, numva ko umwuka ambwiye ngo aturugo kuri uriya mwana Imana ntazongere kwambarira abandi azambara. Ndatekereza ko yari ataragira amafiyanse, ndavuga ngo ngwino yaracyambaye imyenda, ndavuga ngo mu izina rya Yesu uyu mwaka tukarana utambaye impeta. Ndashima Imana rero ko umukire akoze ubukwe, imitima yacu iranezerewe. Abanyabyinshi mubonye umugeni, mubonye umugeni icyo bita umugeni, umugore w'umutima. Mubonye umugeni uzihanganira situwasiyo iyo ari yo yose izaba, haba mu bukire, haba mu bukene, haba mu bibazo. Mubonye umugeni. Itorero rya Fosco mubonye umukristo. Ndabizi neza niba mwagira abakristo basenga mu mizizi ukirazaraba, niba mugira baba mu masengesho ukirazaraba, niba mugira abaririmbyi ukirazaraba. Turashima Imana rero ko dushimiye umwana w'umukristo. Turabifuza umugisha w'Imana, turabifuza amahoro y'Imana, turabifuza igikundiro cy'Imana, igitinyiro cy'Imana kizaba mu buzima bwawe. Muzazare umurakobwa, muzabuke mu buryo bwo kubaha Imana. Imana ibahe. Impamvu rero natwe twifuje kumuha, reka wenda bashobora banyegera. Arakoze cyane umushumba, reka natwe duhamye cyane kuko aramuhamije, ariko n'itsinda yaririmbagamo ntabyumvise bazi kuririmba cyane. Bose rero n'umugisha cyane mugize. Turashima Imana tugarine ku bw'intambwe ateye, turamukunda, twaramushyigikiye mu bukwe, twabaye no mu bintu byose. Ntabwo bifite impano twamuteguriye, reka tuyimuhe. Mwiraje mwese murebe ukuntu mujya muri iyi foto. Kameramani rwose iyi foto ntabwo yabura muri album yanyu. Betamina nawe mujye mu gihugu, abagufi imbere bari indi famiye yabarizwagamo nayo umuntu yatanga impano yayo. Famiye zo muri Gorori, famiye yabarizwagamo rero famiye yiwe rwose nawe ngabaye ifoto barengera mu bihafi. Turimo turasoza, reka dushime Imana, dukomere Imana amashyi twese. imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kubona iriba n'amashimwe zitumye nongera kubona iriba y'amashimwe
ishimwe niwe nkesha umwuzuro w'aya masezerano niwe vuga sinshidikanya yankijije amaganya niwe nkesha umwuzuro w'aya masezerano niwe vuga sinshidikanya yankijije amaganya imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye situme yongera kuvoma ku iriba ry'amashimwe Hivyo murumva ko yiteganyirije kabisa yazanye
ibyishimo. Ushimwe Mwami Yesu. Imiryango ingana gutya yateraniye imbere yawe kubw'icyubahiro cyawe Mwami, ugiye gukomeza kwishimira ubukwe. Imbaraga zawe, umuco wawe mwiza, mwuka mwiza w'amahoro, mwuka mwiza wo gutuza, mwuka mwiza w'igikundiro kiva ku Mana, gikomeze kibe muri ubu bukwe, kuko watashe na bwa bundi bw'ikana ntiyagira igicikana, ntiyagira igikehana, ntiyagira ikintu na kimwe cyabura muri ubu bukwe, kuko twabusabiye kandi tuzi ko ukomeza gukora. Ngaho ubuntu bwawe n'imbabazi zawe n'amahoro ava kuri Data wa twese hamwe n'Umwana wacu Yesu Kristo, wiherekejwe n'umwuka bikomeze bikora imirimo n'ibitangaza, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Kandi ukagerageza ndamusigarana nawe. Thank you.
Take care.